Bakunzi ba Noble Solutions twongeye kubasuhuza tubifuriza umugisha, tubifuriza ibyishimo, tubifuriza kugubwa neza, twifuza ko ubuzima bwanyu buhora bumeze neza nta burwayi, mbese buzira umuze ubuzima bwanyu. Rero abantu bababaye, abashavuye, abafite agahinda, abafite intimba nabo rwose turi kumwe, ariko turabifuriza ko igihe kimwe birangira kandi vuba, namwe mukabana natwe mu bihe by'ibyishimo no kumva muguwe neza. Nimwigire nabi bizarangira rwose mubyizere kandi uko nukuri. Uyu Noble rero mukomeje kubana mu biganiro byanyu kuko si ibyanjye, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero tugiye kugana ku nkuru turi buze gukuramo amasomo akomeye. Ni inkuru rero y'umusore wari ufite umukunzi, bakaza no kubana bakabana nk'umugabo n'umugore, ariko bakaza gutandukana. Twikurikirire turaza kumva icyo iyi nkuru idusigira. Reka tujye dutangira tunihuse nta bindi byo gutindamo. Dutangiriye ku ishuri aho umusore yiga ndetse n'umukobwa bose biga mu kigo kimwe, ni kaminuza imwe, kaminuza ikomeye yo mu gihugu kimwe. Iyo kaminuza ikomeye rero higamo ibyiciro bibiri by'abanyeshuri. Hari abanyeshuri bigamo kuko babikoreye babitsindiye, hakaba n'abanyeshuri bigamo kuko iwabo bifashije cyangwa se baturuka mu miryango ikomeye. Ibyo ni ibyiciro bibiri by'abanyeshuri biga muri iyo kaminuza. Hanyuma umusore wacu twise Patrick yiga muri icyo kigo. Hanyuma tukagira n'umukobwa wacu witwa Kenya nawe wiga muri icyo kigo. Hanyuma bose biga mu ishuri rimwe. Kenya yaturutse mu muryango ukomeye cyangwa se mu muryango ukize. Patrick yaje kwiga mu ishuri kuko we yatsinze cyangwa se yabiharaniye, yakoze ama examen arabitsindira. Kenya kwiga mu ishuri biragoye, ntabwo ajya apfa kubasha gutsinda amasomo, aramugora, ntabwo byumva. Ariko Patrick we ni umunyeshuri w'umuhanga, ni umunyeshuri utsinda neza, ni umunyeshuri w'intangarugero mu masomo, mbese afite ubumenyi bwinshi mu ishuri. Hanyuma rero mu gihe cyo gusohora amanota, ubwo niho tugeze. Amanota yasohotse, Kenya yatsinzwe. Amanota yasohotse, Kenya yatsinzwe ibizamini, biri ngombwa ko asibira ko atabashe gutsinda ibizamini. Ariko Patrick we yatsinze ko yanasobanuriraga Kenya mu ishuri. Nubwo Kenya atamwemeraga, birumvikana ntabwo yamufataga nk'umuntu muzima. Abana rimwe na rimwe hari usanga abana baturuka mu miryango ikomeye basuzugura mu miryango yoroheje. Nuko birangiye rero Kenya mu gihe ari kureba amanota ye aho bayamanitse kuri board, ubwo ndibwira ko mwese mwagezeyo, na Patrick yabaye wa mbere mu kigo, yatsinze amasomo yose. Kenya we amasomo yayo yabashije gutsindamo nabwo hafi kuri pass, ni amasomo abiri gusa, andi yose yayatsinzwe. Rero derby y'ikigo yiyemeje ko Kenya agomba gusibira. Mu kiro bakiri kubiganiraho, Patrick abwira Kenya ati sorry, uziga ubutaha uzabitsinda. Ahise haza inkuru y'abakuru be babiri. Kenya bafite bakuru babiri biga imbere yabo muri icyo kigo nabo bahiga. Bahise baza bamubwira ko papa we yapfuye, kandi ubwo Kenya yase abura control, yananirwa kwihangana. Patrick niwe wamubaye hafi ko n'abakuru be bari badafite kwihangana guhagije ku buryo baba bafite imbaraga ngo bafashe Kenya. Patrick niwe wese amuba hafi, akomeza kumufasha kugira ngo amucyure. Ariko Kenya guhera uwo munsi yase afata umwanzuro wo kuva mu ishuri, ntabwo yagarutse mu ishuri. Yaragiye ashyingura se. Gusa tukiri mu gushyingura se, ku munsi wo gushyingura no mu kiriyo muri bya bihe biba biri hafi aho ngaho, Patrick yaraje abahe hafi Kenya, amuba hafi, aramufasha, aramuhumuriza. Nuko Kenya abona ko Patrick yabaye inshuti nziza, yamutabaye mu gihe cy'ibyago. Papa rero wa Kenya amaze gupfa, ntabwo Kenya yongeye kugaruka mu ishuri, ahubwo Kenya yahise ava mu ishuri, cyane ko ishuri n'ubundi bitari ibintu bye. Yakundaga gutsindwa kenshi amasomo, ntabwo yanabikundaga kwiga. Patrick rero yakomeje kwiga, we aragenda. Ubwo urumva umubano wa Patrick na Kenya wakomeje kuzamuka, biza kurangira Patrick na Kenya bakundanye. Patrick aba umukunzi wa Kenya, Kenya aba umukunzi wa Patrick. Urukundo rurakomeza rurakura. Kenya ajya gushaka akazi, arakora, abona akazi kagiye gatandukanye, agenda akora ngo yiteze imbere. Patrick we yari akiri umunyeshuri. Kenya agenda afasha Patrick mu masomo, agenda amwungana. Kumva Patrick we yari umunyeshuri, Kenya we akora. Nuko rero Patrick agera mu mwaka wa nyuma, Kenya akiri umukozi. Patrick ageze mu mwaka wa nyuma yiyemeje gukora kuri projet
ashaka gukora imashini izajya itanga umuriro mu gihugu idakoresheje amazi nk'uko dusanzwe tubizi ko habaho ingomero. Patrick yashatse gukora proje izajya itanga amashanyarazi ari ukuyitereka gusa nta bindi bintu bisabye. Proje rero muri defense yarayikoze ugasoje kwiga, ariko birangira proje itaraninze neza, ariko we yakoze defense birarangira. Murabizi ko bishobora kuba ukagira ibyo defanda ariko proje utahita uyishyira ku isoko ngo itangire running. Patrick rero yari afite kampani yarazi yajyaga igura amaproje nk'ayo ngayo kugira ngo yiteze imbere, bamuha amafaranga menshi nawe abashe gutera imbere. Ariko dusubiye inyuma ho gatoya, Patrick mu gihe yigaga na Kenya hari undi mukobwa bigeze kubanaho gatoya mu gihe yari afite umukunzi we Kenya, bagirana umubano reka vuga ngo wihariye, birangira na Kenya birakariyemo cyane baranabishwanira, ariko Patrick arabireka. Uwo mukobwa yitwa Patricia. Hanyuma bije kurangira rero amasomo arangiye, Patricia atandukana na Patrick, atandukana na Kenya, bose basoje kwiga. Patrick akomeza umubano we na Kenya, barakomeje barabanye. Hanyuma rero birangiye twegeye imbere, masomo amaze kurangira, Patrick ashaka akazi ntiyabasha kwita akabona, akomeza gukora kuri ya proje ye kugira ngo azarebe ko yazayigurisha cyangwa se yazayitanga muri ya kampani, hanyuma bakamuha amafaranga. Birakomeza biranga, proje ntiyakomeza kuyita iraninga. Arakomeza yibayeho umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Nyuma y'imyaka itatu amasomo arangiye, proje itarakunda, Patrick na Kenya biyemeje kubana nk'umugabo n'umugore, bakora ubukwe barabana. Biyemeza kubana akaramata, abana nk'umugabo n'umugore, barasezerana, ubukwe burataha. Kenya urumva we ko yaturukaga no mu muryango ukomeye, inzu y'ababyeyi be niwe bari barayisigiye, bivuze ngo ibitungo iwabo yari ifitwe na Kenya. Patrick yatangiye kujya kuba mu rugo kwa Kenya kuko Kenya yari afite inzu yasigiwe n'iwabo. Patrick we yari umwana wo mu miryango yoroheje, nta kintu yari yifitiye, ahubwo we yari umunyeshuri. Nubwo yari amaze imyaka 3 asoje, ariko yari atarabona akazi, ahubwo akiri gukora kuri ya proje kugira ngo arebe ko iyo mashini yakoze yazaraninga. Nuko rero Patrick atangira kujya kuri rwa ruganda kugira ngo arebe ko yabonana na boss wabo, abyirukankamo. Nyuma y'imyaka 3 urumva bamaze kubana, umwaka wa 4 abyirukankamo, proje ntiraninga, ntigira ate, byose biranga. Umwaka wa 5 agakomeza gakoraho gusa, ariko proje itaraba final ngo irangire ibe yatangira gutanga umusaruro. Iyo proje ngerageje kwihutisha mo hagati aho birumvikana haciyemo ibintu byinshi, gusa mu myaka yose bamaranye ni 19. Urumva hagati yari imyaka 3 basoje kwiga n'indi myaka 16 babanye. Patrick ataragira kandi kazi akora, babanye neza. Kenya amufasha mu kubaho mu rugo, Kenya agafata inshingano zose z'urugo, ariko bigeraho bakuru be batangira kujya mu gihe inama ambwira ati Kenya, kubana n'umugabo udakora nta kintu yazakumarira, n'imbwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yakora kuri Patrick ati ndi gushaka uko nagurisha ya proje, ariko ntibirakunda, ndacyagerageza. Umugore arakomeza arihangana, gusa muri icyo gihe cyose babanaga barakundanaga, kandi urukundo ubona ko rufite imbaraga. Hanyuma ibiganiro bajyaga bagirana, Kenya yari yaramweretse uburyo cyifuza ko bazasubira mu bukwe bwabo, kuko bari barakoze ubukwe buciriritse cyangwa se bworoheje bw'amafaranga make. Kenya akamubwira ati iyo proje yawe niraninga ukabona amafaranga menshi, amwereka ubwato yifuza ko bazakorera mu bukwe, nanone amwereka ikanzu yifuza kuzambara ihenze, amwereka impeta yifuza kuzambara ihenze y'amabuye y'agaciro, amwereka imikufi, amwereka ibintu bigiye bitandukanye by'ubuzima yifuza kuzabamo. Patrick namara gufatisha proje yarakunze, anamwereka n'inzu yifuza ko yazagura, inzu iri hejuru ifite ibirahure, azajya abasha kureba umujyi neza yitaruye. Hanyuma Patrick aramwemerera, promisinga mu isezerano ry'uko proje nimara kuraninga yamaze kubona amafaranga, ibyo bintu byose azabimukorera. Barabanye rero imyaka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bigeze umwaka wa 16, bakuru ba Kenya bamurusha imbaraga, cyangwa se barakomeza baramuganiza cyane, bamwereka ko adakwiriye kubana na Patrick. Kenya mu by'ukuri byagaragaraga ntacyo yashinjaga Patrick, bari babanye neza,
turimo tundi tw'ingenzi yageragezaga kudukora, bagafatanya bagakundana, ariko bakuru be bamuza mu matwi baramubwira ati no, ntabwo ukwiriye kubana nawe, uriya nta mugabo umurimo. Ken atangira resista avuga ati oya, ndamukunda, uriya niwe nashakaga, uriya niwe mugabo wanjye. Ariko birangira abakuru bakomeje kumuganiza. Ken yava ku izima aravuga ati ariko wa mugani, nta n'impamvu yo gukomeza kubana nawe, ntacyo amariye. Aha rero Ken urumva atangiye kwinjirwa n'ibyo ngibyo bakuru bamuganirizaga, bahita banamushakira n'undi mukunzi utari Patrick. Ubwo ni hejuru ya Patrick bamushakiraho undi. Ken nawe bigenda bimuzamo. Ken yafata umwanzuro wo kumwikuraho, abwira Patrick ati ndakwirukanye mu nzu yanjye, kuko birumvikana ko Patrick yabanaga na Ken mu nzu iyo Ken yasigiwe n'iwabo. Aravuga ati ndakwirukanye mu nzu y'iwacu, ntuzongera kuhaba. Amwirukanye, wenda tutaragira ku byahise bikurikiraho, anasaba divorce, aragenda baranayimusinyira. Birangira Patrick na Ken yabatandukanye, ubwo Ken yabamuzaniye undi mukunzi. Patrick rero ubwo avuye aho ngaho bamaze kumwirukana, tukomeje imbere ho ndaho gatoya, muri iki cya kigo yajyaga ajyanamo ya projet, Patrice wa mukobwa bigeze kubana kera, bigeze kujyanaho umubano gatoya, bikarangira Ken abirakariyemo. Niwe wari usigaye ari secrétaire wa cya kigo Patrick yahoraga yirukankamo iyo myaka yose ngo arebe ko bazamwakira, byaranze. Ariko Patrick yari atarabimenya ko akenshi bamusubirizagayo hanze atabashije no kwinjira ngo abonane nabo. Hanyuma rero icyo gihe Ken amaze kumwirukana mu rugo, Patrick ko ntawe yari afite wo kujyana n'akazi yari afite ko gukora, yahise ajya gusaba akazi muri resitora ko koza ibyombo. Ubwo birumvikana projet ye yarayijyanye, yaba device yakoreshaga n'impapuro byose projet arayijyana. Umva nicyo yagombaga kuvana mu rugo, ibindi byose byari bya Ken yasigiwe n'iwabo. Birangira Patrick agiye gusaba akazi ko muri resitora, akajya yoza amasahani. Mu gihe ari koza amasahani, umwe mu bo biganye aramubona. Amubonye abwira bamwe mu nshuti ze, bigera no kuri wa mu Patrice bigeze kujyana mu bana. Patrice bamuha contact ye, aramuhamagara amaze ati se ko mperuka mu ishuri wadominaga ari we wazaga imbere, mperuka warabanaga na Kenya, ibintu byo kujya muri resitora koza amasahani byaje bite, waragiye mu ishuri? Patrick niho yamusobanurira inkuru y'uko byagenze byose, bikarangira Kenya amwirukanye mu rugo, akamubwira ko batazongera kubana, akanamwita imbwa, ndetse bikarangira anamusinyiye divorce, bakaba baramaze no gutandukana mu mategeko. Patrice rero we yari atarashaka muri iyo myaka yose 19 yari ishize basoje kwiga. We yese amubwira ati none se ngewe ko ntarashaka kandi nkaba nkigukunda, wanyemera tukibanira? Bajya muri process bagombaga kujyamo. Ken plutôt Patrice aratangira aramufasha, amushakira aho kuba, ibindi nk'ibyo ngibyo. Mu gihe rero urumva Ken yawe yaramaze kubona undi mukunzi yashakiwe na bakuru be, ubwo bakomeje kubana no gusohokana ngo barebe ko babyiyumvamo, ariko umutima n'ibitekerezo, kuko yari yararekuye uwo yari agikunze, byari bikibereye kuri Patrick. Hanyuma Patrick arakomeza, afashwa na Patrice, wa mukobwa wabanye muri kaminuza, kuri wa mubano imwe navugaga hejuru, aramufashije amushakiye aho kuba. Mu kuganira rero nibwo Patrice yamenye ibya ya projet amaranye imyaka 19 akoraho ariko itarakunda. Patrice rero nka secrétaire wo muri cya kigo, Patrick atarazi ko ariho Patrice akora. Patrick niho Patrice yamubwira ati iyo projet se waritse nkayijyana muri company yacu nkareba ko bayigura. Patrice ya projet arajyana. Urumva yamaze imyaka 19, byaranze. Umunsi Ken yamwirukanye, haciyemo umunsi umwe gusa, Patrice ahita amuhamagara, bahita banamwemera amafaranga, bahita amusigira amafaranga. Ken rero yari yararakaye cyane, avuga ko Patrick yamubereye imbwa, nta kinigeze amufasha, ko n'amafaranga yamutakajeho agereranyije ashobora kuba agera nko muri miliyoni 1,200,000 by'amadolari, gukizaho mu manyarwanda ni nko miliyari 1 hafi n'igice, hafi aho ngaho yaba yaramutakajeho muri iyo myaka yose bamaranye. Akavuga ati ahubwo nagakwishyuje, ati wabaye mu nzu y'iwacu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko kubera ko Patrick yamaze igihe kinadakora, yirukanye Patrick n'ubundi yanzu bari barafashe credit yari iri muri banke
birangira nayo bayiteje cyamunara Patrick amaze kugenda. Nuko ubwo urumva noneho wa Mukenya arakara Patrick cyane ati niwe wangize mu bukene, niwe watumye inzu y'iwacu bayigurisha kandi yari gakondo, ni wowe nagutakajeho nka 1,200,000 warankinesheje. Nuko Kenya yararakariye Patrick cyane, ariko byumvikana ko atari we wabyitekereje mbere, ahubwo yari yarabiganirijwe n'abakuru be. Biza kurangira rero ubwo urumva Patrick deja yamaze kubona amafaranga. Patrice yamushakiye muri kampani akoreramo ya proje ye, bayiguze amamiliyoni menshi y'amadolari. Hanyuma rero Kenya we ntaramenya amakuru. Patrick nk'umuntu wahoze akunda Kenya kandi bitamushizemo, yakoze ikintu gitangaje amaze kubona amafaranga. Yese agenda ajya ku muntu waguze yanzu muri cyamunara, ahitamo amafaranga yisumbuyeho arayigura, azana imfunguzo zayo, arangije asinya na sheke, kuko Kenya we yamubwiraga ko agiye kumwishyuza 200,000 y'amadolari, amusinyira sheke ya 10,010 z'idolari, arabizana n'imfunguzo za yanzu n'ururabo, aje kumureba mu kazi. Undi aramutuka nyine nk'umuntu wari ugifite ya kamera na bya bindi bamushyizemo kandi bikaba byari bimurimo koko, aramutuka aramwandagaza. Ariko Patrick aratuza, umuntu nyine umaze no kubona amafaranga, aramubwira ati ngewe cyari kinzanye ni ibi, kuko Kenya we yaramubwiraga ati ubwo rero uje kunyigaragaza imbere, uje kunyibonekezaho kandi sinkigukeneye, sinkigushaka. Patrick ati sorry, nyumva wumva icyo ngushakira, hanyuma nta kibazo, ibyo bindi ubwo niba ari kubibona nta rubanza rwose nagushyiraho. Hanyuma umugore aremera, arasohoka mu kazi, araza. Patrick amusaba imbabazi, amuha ururabo, aramubwira ati rero ndagusaba imbabazi, hari ibintu byagiye byanga imyaka yose twamaranye, ariko igihe cyari ngo bikunde. Ubwo urumva kandi ibyo byabaye byose, ubwo kugaruka kureba kwa Patrick aza kureba Kenya hari haciyemo icyumweru kimwe gusa, nibwo byari maze gucamo neza, kandi imyaka 19 yose barabanye bitaracamo. Patrick aramubwira ati rero nyuma burya tumaze gutandukana byaje kwita bicamo. Kenya ati ntukambeshye, ngewe ntangana nawe uragira ngo nongere nkugarukire kandi ntago byashoboka, mfite n'undi. Biza kurangira Patrick ahaye Kenya sheke ya 10,010,000. Patrick amuha imodoka, Patrick amuha imfunguzo za yanzu. Kenya yatashye atabyize, avuga ati uyu mugabo wabona yanibye, ahubwo bari buze kumfata ya mafaranga ahita yabikuza, imodoka arayijyana, inzu agiye kureba kuko asanga imfunguzo nizo, abona ingutsi yibongeye bayimusubije nanone. Yabikoze abakuru bakamubwira ati no ntukabeshye, ntago uriya mbwa, kuko urumva bari basigaye bamwita imbwa, ntabwo iriya mbwa ishobora kugera kuri ibyo bintu, nturabeshye. Birangira nabo bagerageje kwigenzurira, basanga koko ya sheke irazigamiye, basanga yanzu koko yarayiguze nibyo, basanga n'imodoka yamuhaye ibintu byose nibyo yamaze gufatisha. Rero Kenya nk'umuntu utari warigeze ashiramo urukundo rwa Patrick rwari rukimurimo, n'ubundi yakomeje kumutekereza, birumvikana. Birangira hajemo amakimbirane hagati ye na wa mugabo bari baramushakiye, birangira nawe amwirukanye, amubwira ati sinkigukeneye. Mu gihe ari gutekereza kuri Patrick, yumva ko ari we azasubirana cyangwa se azasubira kongera gukundana na Patrick, yaje guhura n'ikintu cyamubaje umutima, akananirwa kucyakira, twavuga ngo akagira trauma. Kenya wigeze gufuhira cyangwa se kugira ikibazo Patrice wakundanye na Patrick yo gatoya muri kaminuza, cyangwa se bakururanye turi kubyita gukundana, akabirakariramo, yaje kwisanga Patrice ari wafashe Patrick kugera kuri bya bintu byari byaranze imyaka 19. Kubw'ibyago bye rero bikomeye, mu gihe afashe imodoka avuga ati noneho ubuzima bugenze neza, tugiye gusubirana, agiye kureba Patrick, asanga Patrick ari gupanga ubukwe na Patrice, kuko Kenya yari yaramuhaye divorce. Kenya uwo munsi yaje nyine yiteguye, yambaye neza, ahobera Patrick, amubwira ukuntu yari amukumbuye. Mu gihe akiri aho ngaho, hirya baturutseho Patrice atamenye ko hari n'umuntu waje aza avuga iby'ikanzu y'ubukwe bagomba kuzambara, amubwira ko amafoto bayamwohereje y'iyo kanzu yababwiye.
Kenya arakomereka, ubona ko bimushegeshe, ubona ko bimuzengereje, ahita asohoka agenda arira mu modoka. Arataha ajya muri ya nzu. Inzu urumva yari afite impungenge z'uko bayitwaye, none amaze kuyisubirana, ariko amahoro n'umutima w'urukundo yari afite kuri wa muntu cyangwa se urukundo rwe amaze kubitakaza. Ibintu yashakaga arabibonye birenze n'ibyo yashakaga, ariko urukundo rwarutakaje. Agenda arira, ajya muri ya nzu, anywa inzoga, anywa ibiki byose arabyiyahuza, ariko urumva ntabwo ibyo ngibyo byabikumara n'ubundi. Aho ngaho niho wahandi ahubwo unabikora ugasanga byakwangije, ntacyo bikemura. Arabinywa birangira, urumva Patrick na Patricie bari muri gahunda z'ubukwe bari kwitegura. Ikibabaje rero cyashegeshe cyane Kenya, ibintu byose yari yasabye Patrick ko yazamukora namara kubona amafaranga, nibyo Patricie yaratangiye kujya akorerwa. Ikanzu Kenya yasabye yari ihenze, niyo Patricie yagomba kuzambara mu bukwe. Ubwato Kenya yasabye nibwo Patricie yagomba kuzagendamo. Inzu iyo hejuru y'ibirahure yitegeye umujyi yagombaga kuzabamo, niyo Patricie yari arimo arabamo na Patrick. Birangira rero Kenya yatangiye kuvuga ati noneho mbonye umuntu uri kuba mu nzozi zanjye, inzozi naziharaniye imyaka 19, none umukobwa aje icyumweru kimwe ahita azibamo. Kenya rero gufuha no kurakara biba ikintu gikomeye cyane. Ubwo bivuze ngo Patrick na Patrice ko biteguraga ubukwe, Kenya nawe nibwo yateguraga ibibi byo kubakorera. Kenya ya trauma yagize rero navuze, yatangiye kujya agenda akareba amafoto kuri social media ya Patrice, akaza agatera ibyuma mu maso, agashushanyaho iby'umutuku, gaho ni mu nzu ye. Inza iragenda yuzuza amafoto yo kugirira nabi Kenya Patrice, ariko akabikora ku mafoto gusa. Birangira abonye bidahagije atangira kujya barega mu nkiko. Akajya mu nkiko ati yewe uyu mugabo wanjye yarantaye, kandi njye twakunanaga twanakoze n'ubukwe, ariko yarantaye yisangira undi mugore. Yavuga atyo, bajya kureba ku bimenyetso bakahita basanga Kenya niwe wasabye divorce. Akaba aratsinzwe, urubanza rukarangira. Rwarangira ntanyurwe, akongera agategura urundi, akavuga ati njyewe ibintu byose bari gukorera Patricie ni njye Kenya wari warabipanze kuki bari kubimukorera. Bajya mu rubanza bagasanga ibyo ngibyo ntawe bure, kuko urajya kurega subwe n'ikiko Patricie nawe atari byo yatekereje kuzakora ku bukwe bwe. Nabwo akaba aratsinzwe, akongera agaruka akavuga ati n'ubundi n'iyi mitungo yose afite ni njye mugore we twasezeranye byemewe n'amategeko, tugomba kuyigabana, ntabwo izaba iya Patricie. Bajya kureba bagasanga igihe yasinyiye contract yuko bagomba kumuha ayo mafaranga ni nyuma yuko atandukanye na Kenya, kandi Kenya niwe wasabye divorce, akaba arongera aratsinzwe. Mbese umugore kubyakira biba ikibazo, umujinya, akagambira no kwiyahura, ariko bakuru be n'abagabo babo bakamuba hafi. Birangira bibaye ikibazo gikomeye. Hanyuma ari ikintu cyaje kubaho, kugira ngo wenda rumva ntago ndi bivuge byose buri kantu kose ngo nkinjiremo deeply, ariko ndagira ngo tugire ikintu dukuramo byibura. Byaje kurangira Kenya apanze kuzahemuka ku bukwe. Mbere y'uko ubukwe bugera yaragiye acungaho ya kanzu yari imanitse muri shop. Aravuga ati ntago yayinyambara, naragenda agura acid itwika, aracunga yinjira nk'umuntu uri kwireba ushaka kuzayambara, nawe arangije amenamo acid kugira ngo atazayambara. Ariko birumvikana abantu bafite amafaranga icyo gihe bakorera indi cyangwa bagatuma hindi. Byarangiye nyine haje indi, birangira rutanze. Kenya rero ikintu yaje gukora gisa naho gikanganye mu mutima, yagambiriye no kwica. Ku munsi w'ubukwe waje kugira bwa bukwe, Patricie yambaye yakanzu, Patricie na Patrick basigaye ba muri ya nzu iri muri floor hejuru y'ibirahure yitegeye umujyi, bya bindi Kenya yasabaga. Patricie na Patrick bari mu rukundo, noneho bwa bwato yarotaga, bwa bwato yasabye, bwa bwato yifuje, noneho uretse no kubukodesha byarangiye. Patrick avuze ati ndanabugura, uretse no kubukorera mu bukwe tuzajya dukomeza tunabutemberemo. Kenya amakuru amugera, urumva bari baramaze kuba abantu bazwi, basigaye ibyo baguze bivugwa. Birangira Kenya yavuze ati ndajya kwica umuntu, afata imbunda, ashaka n'ibyuma, yigira ikihebe, ajya mu bukwe bw'abandi.
aragenda arasa abantu ariko byarangiye n'ubundi bamufashe baramufunga. Reka ibi ngibi tubiveho rero, turebe ikintu kimwe cyangwa se bibiri by'ingenzi twakwigira kuri iyi nkuru kugira ngo natwe tuzirinde ibintu nk'ibi ngibi. Reka tuvuge, ariko nawe uraza kureba ibyawe, uragenda wongeramo nyine iyo inkuru ije nk'uko nguko buri wese akuramo isomo rye. Mbere na mbere, ntukarekure ikintu cyangwa umuntu wumva ugikunze kubera abandi, abavandimwe, inshuti cyangwa se imiryango. Mbere y'uko ugira umuntu urekura cyangwa mbere y'uko ugira ikintu urekura, ujye ubanza urebe cyangwa se ucunge neza kutazicuza. Niba wumva umuntu ukimukunze, uzirinde kumutakaza, uzirinde kumurekura, kuko ushobora kuzamurekura ukarira cyane kandi bitagishobotse ko akugarukira. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi nifuzaga ko twese dutekerezaho kano kanya. Uzabanza urebe nujya kurekura umuntu, uyu muntu ntabwo akiri igice kimwe mu mutima wanjye cyangwa ku buzima bwanjye. Ikindi, ntukirare ku bintu byakwangiza amarangamutima yawe. Uriya mugore bamugiriye inama, nawe arirarira nyine, kandi we arabizi ko mu mutima aracyakeneye uwo mugabo, aracyamukunda, ariko aremera arikiriza, arirarira nyine, birangira bije kumwangiriza amarangamutima yiwe. Muri make, ujye wirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose ugamije kunezeza cyangwa se kwemeza abantu mu gihe wowe wumva mu mutima wawe ushira. Urukundo, niba ukunze ikintu kigumane. Ibyo kuvuga ngo bakugiriye inama ngo urekure, uzabanze urebe kutazabyicuza. Nicyo kintu nagira ngo turebeho tugendeye kuri iyi nkuru numvaga ntari busige. Turacyari kumwe, Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda cyane.